Waramutse Muga. Yego George we, waramutse neza. Niko Muga, numvisha ngo wari urimo urampamagara. Jori, rero ikintu y'inkwamagare najya nkumenyesha yuko rero ubu tuvugana tugiye kukurekura utaha ujye mu rugo iwanyu. Ariko nyine urataha ari uko umaje kudusubiza ibibazo byacu twenda kukubaza nyine byoroheje. Yego. ya. Muga murakoze cyane rwose. Noneho rero kanizere yuko ubizi neza yuko wowe na David muri umwe mu barwayi muri ibi bitabo by'arwaye umutwe Indera. Noneho ndagira ngo umbwire David byamugendekeye bute mbere yuko utaha ngo ujye mu rugo. Ejo nyine twarimo tugenda, noneho turangije duca kuri pisine y'ibitaro, nuko David arangije abayinazemo arangije aracubira. Yaracubiye ajya munsi rwose amarayo umwanya. Ndangije nanjye njyamo rero njya kumutabara. Naroze ngera hasi ku ndiba, ndangije mfata David ukuboko mukuramo. Wow! Numbaze sha. Rero George nkanjye ukuriye ubuvuzi kuri no bitaro. Naje kumenya yuko rwose uri intwari pe, intwari ikomeye cyane kubera igikorwa cy'ubutwari ukoze ugerageza gutabaza ubuzima bw'inshuti yawe. None rero George nahise ntegeka ngo betakure kuri gitaraganya utaha ujye mu rugo kuko nyine nahise mbona yuko utagifite ikibazo rwose na kimwe cyo mu mutwe. Nyine ariko George mbere yo kutanga ujye mu rugo dufite ikintu dushaka kugira ngo tubane tukubwire. Nyine icyo rero ndavuga tugufitiye inkuru nziza tukajya rwose n'inkuru mbi twenda kukubwira. Inkuru nziza nyine nuko tuye kure kuri ugataha ukajya mu rugo ukagenda rwose ukagenda amahoro kuko twamaje kubona yuko uri muzima. Bitewe nuko nyine abonye uburwayi mugenzi wawe yaguye mu mazi wowe ukagenda ukamukuramo, ibyo rwose bitugaragariza neza yuko utagifite ikibazo na kimwe rwose cyo mu mutwe. It was at this moment that he knew he fucked up. Ariko noneho inkumbi twashaka kubwira nuko uwo murwayi watabaye kare baje gusanga rwose yimanitse muri dushe hanyuma agapfa. Muga, David rero ntabwo ari we wimanitse, ahubwo ninjye wamwanitseyo kugira ngo yumuke. Oh shit! Ngo iki? Ibi rwose ntibishoboka we. Muga, ahubwo mfite ikindi kibazo. Ni ikihe kibazo ufite se ahubwo? Buri gihe iyo ndyamye ndinyarira. Muganga rero nabimubwiye arangije arambaza ngo ni ukubera iki. Noneho ndangije namusubiza ni urebye buri munsi nyine buri joro iyo ndyamye njya kubona agadaimoni gato kansanze mu nzozi kakambaza ngo uyu munsi twanyayera. Noneho uwo muforomo arangije arambwira ati igisubizo rero ndumva cyoroshye cyane, yumva neza. Ako kadayimoni gato ngo nikongera kugarukaho kakakubaza icyo kibazo nyine uzahita ugasubiza ati nyine twanyaye, noneho kazahita gacaho uwo mwanya. Iryo joro rero ka kadayimoni karagaruka nk'uko byari byagenze cyagiye nijoro nyine mu nzozi, kanije karambaza ati uyu munsi twanyahera. Nuko ndagasubiza ni yego nyine nabikoze. Wow, sinumva se nibyo nyine sinumva se wabikoze. Nuko karangije kurakara gahita kambaza ati twitunye se. Oya we. Joro utambwire ko bataye amazira ntoki ku buriri bwacu. Ariko sha nibyo koko pe ntambwe ibitsirimo. Ariko sha urabizi ngiye gushaka imigozi ikomeye nkuzirike nkuhambire koko kuko ndabona wasize bya burundu. Rekera kwayura uzwabusama nk'imakasi ahubwo rekera utanje pe. Papa rwose ntugire ikibazo pe kuko urabizi n'ubundi mu bisanzwe sinyange inyama z'ingurube. Ngo iki? Ibi rwose ntibishoboka pe sikari simbyumva. Ubundi ni gute umwana ugana nkawe ungana gutyo utingo kantuka ubundi ngiye kubona ubona asa n'inguru. Nyine mbabare papa, ariko rero ubundi rwose nanjye ntiwandenganya papa kuko ndeyo ndebye mbona nyamusa nko mu vindi. Haguruka se ugenda ujya ku ishuri none ahangaha. Kandi rwose uyu munsi numvishe ngo ufite ibizamini. Noneho mwana wanjye rero ubu ngubu icyo ukwiye gukora ukwiye kubona 50%. Sinshaka yuko urubize kunzanira 10% ruzanzuzana buri munsi. Papa rwose ntugire ikibazo pe nibuze kubona 100% ubu ngo niyo gahunda. Ariko sha ubundi wagira kunkinisha koko urabona washobora kubona amanota 100% kandi noneho no kubona 15% nabyo byarakunaniye. Nope. None se papa ubundi iyo mikino kiboyi se wayizanye. Ariko se papa iyo bavuze ngo umuntu yakoze ikosa bishatse gusobanura iki?
nyine mwana urebye ikosa ni ikintu umuntu nyine ashobora gukora atabishakaga, ariko nyine iyo abikoze hanyuma agasaba imbabazi abikuye ku mutima, umuntu nyine arageraho akababarirwa. niba ari uko bimeze nyine papa, nanjye hari ikintu rwose nakoze kandi ntabishakaga. Nyine nibeshye ngurisha rya gare ryawe na ya radiyo yawe, rero uko nabikoze ntabishakaga, mbabarire. Ngo iki? Ariko se ibi ni ibiki rwose? Igisigaye none no kuzanyica cyangwa rwose noneho ukandya ndi muzima pe? Oya rwose papa, nuko nabikubwiye sinye ndya amazingurube. No. Ubundi ndagira nkubaze, ubundi ufitiye ikibazo? Giye rwose ibintu birandambiye pe, niho ngira gutinyuka kuntuka, ndaguhana rwose nihanukiriye kandi urabibona. Papa nyine mbabarire, ariko nyine hari ikintu nashaka kukubaza kandi rwose ni icy'ingenzi. Kimaze iminsi rwose kimbangamiye kandi kinambuza no gusinzira. None se nibiki mbwira? Nyine ushobora kuza kwifata nabi ukaba wenda wandakarira, ariko yenda ndashaka kumenya uko bize kunsubiza nimara kugura icyo kibazo cyanjye. Kandi rwose iki kibazo nari nkimaranye igihe kinini cyane rwose gitekereza. Noneho bwa nyuma na nyuma nahise ntekereza ati byibuza wagwaza kino kibazo cy'ingenzi kimwe rwose cyantesha umutwe, nkara nimba mfashe ukansubiza. Kandi rwose papa, nizeye ko kino kibazo kitari buze kwangiza umubano wacu dufitanye. Ndashaka kukimenya kandi rwose mfite ubundi buryo nari kuza kukimenya uretse nyine kuza kukubaza ukamfasha. It was at this moment that he knew. Kandi rwose papa, nkubwije ukuri ntabwo ndibuze kwibona neza nuramuka utanshubije iki kibazo njya kukubaza. Noneho ikindi kandi rwose ndifuza ko wambwira ukuri nubwo byaba bikomeye rwose. None se ubundi ni ibiki? Mbwira none ahangaha kandi none ureke ko nkomeza winyuza hirya no hino, ibyo ngibyo ntabwo mbishaka. Mbwira none ahangaha kandi ufunge umunwa. Nyine urebye njyewe icyo ukeneye gusa ni uko umbwiza ukuri gusa nta kindi. Hahiye koko. Papa rwose ndakwinginze mbwira, ubundi paki y'ikibiti gura ngahe? Mwaramutse neza fani? Yego sha waramutse. None se ubundi umeze utera? None se fani ndamenya neza sha mwankundi? Nose ahubwo ni gute namenya neza kandi ubona rwose ndi muri gereza? Ahubwo ikintu ukwiye kumenya nuko se wa mwana bavuga ngo warishe ari hano kandi yaje gutangira ubuhamya atubwire byose. Kandi ikintu rwose numvishe ko ngo yarakwishe no mu ishuri. Wakubise murumuna wawe umukubita intebe, ubundi kuki wamukubise iyo ntebe? Kandi rwose niba utari ubizi ubu tuvugana nyine ari mu bitaro ameze nabi. Nyine namukubise intebe kuko imeza yari iremereye sinashoboye kuyiterura. Ubwo iki? Ariko akazakumira ubahu. Ubushatse vuga noneho yuko ushoboye yari ameza niyo wakabaye waramukubise. Kiretse niba ushaka kumwica ahubwo noneho. Ariko afande ntukigire umwana. Wowe uririrwa ubaza amenyo y'inkoko kandi rwose ureba umunwa wayo. Cyane rwose nakabaye naramukubise iriya meza iyo mba nyishoboye. Ariko wakana rwose ndabona ufite kwimira kwinshi cyane pe. Ariko uretse urubuze kureba. Mwaramutse neza muze. Yego mwaramutse neza fande. Nyine urebye ni njyewe ushinzwe ikirego cyawe. None rero ndagira rwose mbere na mbere mbanze mbasabe imbabazi ku byabaye ku mwana wanyu. Noneho kandi ikindi kintu nakongeraho nuko nyine Joriji uriya nyine mushinza kuba yarahemukiye umwana wanyu twamufunze. Afande rwose mwakoze cyane pe. Noneho kandi turagira ngo tugusabe nyine udufashe rwose utubwire byinshi kuri iki kirego. Noneho kandi utubwire n'ahahise uriya mwana Joriji byagenze bite. Uyu Joriji nyine bashinzwe kuba yarishe umwana wawe. Nyine afande urebye rwose hari umwana w'umuhungu tuba dutanye mu cyaro pfiriye aho twabaga nyine. Yewe yaba no mu banyeshuri biganaga nta mwana rwose n'umwe wamukundaga bitewe n'ukuntu yitwaraga rwose nk'ikigoryi. Cyane cyane nkanjye nk'ukuntu namwigishaga nari mwarimu we ndabizi neza. Yahoraga rwose antesha umutwe cyane ukuntu yahoraga amubwira ati rwose wa mwana rwose uzanansaza. Jori uracyakora cyangwa aya masaha ntabwo ubona yuko abandi bana bagiye gukina? Genda ujye gukina. Mwarimu rwose nje hano kugira ngo mfashe mu cyongereza rwose byanyobeye. Mana nyagasani we ahubwo urananyibukije rwose. Ariko ubundi Jori ndagiye umbwiye neza ni gute ushobora kunanirwa gukorera wakane nabahaye? Mwarimu nyihanganire rwose. Erega George nyumva neza ibintu nabasabye gukora byari byoroshye rwose. None se mwari ntago natsinze se? Byari kwifata nkaho nyine uri mu ntambara hanyuma nyine warangiza ukandika inkuru ivuga ukuntu ibintu byari kugendekeye uri mu yo ntambara. None se mwari wagira ngo nandike ubundi kubiki? Ngiye rwose banyishe rugikoma pe.
hanyishe intambara igitangira. ngo iki ase ubundi wari uzi ko ariwe muntu wanditse ibintu by'amafuti mu ishuri ryose? Yewe niyo tutagenda ku mategeko y'imyandikire rwose ibintu wanditse ni bibi kandi ntibinasomeka pe. Nope. Ahubwo urabizi ngiye gutumaho so aze ahangaha bisobanure neza. Wikirirwa wangiza igihe cyawe rwose, sinzi ko ibyo bintu rwose biri bugufashe. Ubwo se ushatse gusobanura iki? Kubera ko niwe wayinyandikiye nyine. ngo iki ariko mana nyagasani we burya ko nk'ibi byaro ko ibyagiye. Ariko muri jori ijambo bita imihango uzi icyo risobanura? Sinzi icyo bisobanura rwose, ariko njyewe icyo nzi ibyo bintu bishobora kuba ari bibi cyane. Kubera iki se jori? Njyewe rwose mubwije ukuri mushiki wanjye amaze kuvuga ko ameze amezi 5 atabona imihango, mama wanjye ahise agwa igihumure, papa nawe afatwa n'umutima, ndetse n'umushoferi wacu wadutwariraga imodoka nawe ahita ahunga. Sinkeka ko rero imihango ari ikintu cyiza rwose. Hanyuma nyine nibwo nyina wa Joriji umunsi umwe yagize gutyaza ku ishuri aje kureba uko umwana we yitwara ku ishuri. Nuko nyine nyina kiragera namubwije ukuri ko ibintu byose ukuntu bimeze, mubwira ukuntu umwana we yatunaniye, namubwiye n'ukuntu umwana we kubona amanota mabi byamubayeho karande. Kandi rwose mu kazi kanjye ko nari maze imyaka yo kwigisha sinanegeze mbona umwana umeze nkawe. Nyina nuko muri ako kanya rwose yatunguwe no kumva icyo gisubizo muhaye. Noneho uwo mubyeyi ahita afata icyemezo cyo kuvana umwana kuri icyo kigo. Nuko nyuma y'aho ngaho bahise bimuka bajya mu wundi mujyi. Nuko nyuma y'imyaka 25 umwana wanjye yaje kurwara indwara itavurwa, indwara y'umutima, indwara rwose ikomeye cyane. Ariko nyine abaganga bose nageragaho inama bamperezaga yari yo kureka nyine umwana wanjye akaba yabagwa ngo nibwo yari kubasha kuba yakira abazwa nyine umutima. Nyuma y'aho habonetse umuganga wo kumuvura. Na kimwe nari nsigaye cyo gukora. Noneho nahise ndeka umwana wanjye akorerwa operasiyo yo kuba yagwa nyine umutima. Yewe nagenda neza. Noneho umwana wanjye kimara kubagwa yageze gutya nyine afungura amaso, agiye kubona abona umuganga nyine usa neza, umuganga nyine umusore mwiza arimo aramusekera. Akomeza kugira ngo agira ngo amushimire, ariko yeye ntiyabishobora kuko atabasha kuvuga. Gusa muri ako kanya umwana wanjye isura yatangiye guhinduka umweru, azamura akaboko agira ngo agire ikintu yamubwira, ariko noneho ntibyakunda ahita apfa ako kanya. Nuko muri ako kanya muganga rwose yaguye mu kantu ashakisha icyatumye umwana apfa. Nibwo nyine yahindukiye areba hirya no hino, agiye kubona abona Joriji nyine aho ngaho akora aho ngaho mu bitaro nk'umukorobyi. Kandi ngo Joriji niyo cuma icyuma gitwara umwuka umwana wanjye yahumekagamo kugira ngo ushacume ko cagiye telefoni ye rwose kanyicura umwana. Ariko afande utambwiye ko rwose urotekereje ko Joriji yari wahindutse umuganga. Yego ko wavuze ukuri pe. Ntabwo ishobora kuba insirimu abana. Afande rwose mumpe rwose ndashaka kumurya ari muzima.